ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se ryari byanyuze mu yihe nzira se si umuyobozi mwiza gusa ahubwo ni ibyishimo by'abaturarwanda barenga miliyoni 13 akabishema ku banyafurika barenga miliyari 1 na miliyoni 541 n'ibihumbi 386 birenga akaba inzozi mbi ku bashaka ndetse n'abapanga kwitambika iterambere ry'abaturarwanda be ndetse n'abaharanira guteza umutekano muke mu matware kugeza naho buri mutegetsi wese mu isi yifuza igikundiro nk'ike kuko si buri wese mu baperezida bafata ubutegetsi baratuye n'abaturage barenga ikigero cya 99%. Ubyumve neza ko ibintu nk'ibi by'uko umukuru w'igihugu yatorwa n'abaturage ku kigero nk'iki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cyishyira imbere muri byose nibaza uko bisa mu mateka yabo yose kuko kugeza ubu umuperezida w'umunyamerika watoye ku kigero kiri hejuru ni Lyndon B Johnson watoye ku kigero cya 61 n'igice kimwe nabwo hari mu 1964. Ni Perezida Paul Kagame utari umuyobozi mwiza wigeze uba mu mateka y'u Rwanda gusa cyangwa ngo bigarukire ku mugabane wa Afurika ahubwo n'umwe mu bayobozi beza isi ifite uyu munsi yanigeze itunga mu mateka yayo yose. Ni umuyobozi ufatwa ku kigero kimwe nk'icyaba Mahatma Gandhi w'Ubuhinde, Nelson Mandela wa Afurika y'Epfo, Thomas Sankara ndetse n'abandi. Ibi ni ibintu bigaragarira buri wese cyane uzitegereze iyo umwe mu bagiriwe amahirwe yo guhabwa mikoro ahantu perezida w'u Rwanda ari uhawe mikoro umwanya mu bana muto mu gushima ndetse no gushimagiza uyu mugabo udasanzwe dore ko bamwe bamufata nk'umugisha ukomeye cyane bahawe n'Imana bati ni nk'umumarayika Imana yihereye isi irangije imwohereza mu Rwanda. Ntabwo mwaje mugahandura imvunja ntizari zaratuzengereje, ntabwo mwaje mugasanga abantu barara mu birere, ntimwadukuye mu birere se mukaturyamisha kuri za matora. Perezida turagukunda, turagukunda. Ni umugabo udaca ku ruhande utanga ukuri kuzuye ikibyimbye kikameneka dore ko we avuga ko nta mpamvu yo gutinya ibibyimbye cyangwa bibwataraye kuko ubugabo atari ubutumbi. Ntimugatinye ibitumbaraye, sometimes birimo ubusa haba harimo umwuka. Avuga ko ikintu cya mbere kuri we ari amakuru ntiyaba hatayafite agakunda gutekereza cyane hakagira imbwirwaruhame zibasira abanyaburengerazuba ndetse n'abanyaburayi bifuza kwangiza ubumwe bw'abanyarwanda ababwira ko bagomba kujya ikuzimu akagatambikamo ngo go to hell akabibabwira mu rurimi bumva neza kurenza izindi Icyongereza. What? Go to hell. Just go to hell. Nakunda umuha amabwiriza cyangwa umuha amategeko kuko ibyo ntabikozwa ubundi urinde wo kumuha amategeko umuyobora uko ayobora abaturage. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. Paul Kagame avuga ko yiteguye guhangana n'uwari we wese ndetse n'icyo ari cyo cyose kigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda uko cyaba kingana cyose cyangwa ari we wese uzatekereza gutera u Rwanda azasanga yiteguye kurutwo yiteguye dore ko ubivuga ari umuhanga cyane mu bijyanye n'urugamba akaba n'umwe mu baperezida bafite amapeti yo hejuru mu bijyanye n'igisirikare agashora ingufu n'amafaranga menshi mu mutekano w'u Rwanda. No umuperezida utera ikikango mu bazungu ndetse benshi bamutinyira uko ari n'ibyo avuga ndetse n'ibyo ashobora gukora wongeyeho n'ibyo yabakorera mu gihe bagerageza kuvogera u Rwanda cyane cyane bamwe bigira abahanga mu gutanga ibihano ku Rwanda dore ko ari cyo kintu bashoboye kurenza ibindi byose. Aba bose wongeyeho na bamwe b'abaturanyi bagira igikabyo kibaho n'ikitabaho bigamba ko bazatera u Rwanda ngo bakarasa Kigali bakahagira ivu bose bamutinya kubi ndetse bamwe na bamwe ngo bajye bapanga mu ibanga y'uburyo bamwikiza ariko bakabura itangiriro y'ubwo bwiyahuzi baba bagiye gukora. Ngiyo kubise ku musayo umwe harya ngo urahindura kugera ibyo ntabyo ndimo mbabarire mu nyumve nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose nunkubita ku musayo umwe nugira amahirwe urasigara.
ibyo nibyo. Ese we wari ubizi ko Perezida Paul Kagame na Ibrahim Traore wa Burkina Faso ngo bari kuri liste y'abaperezida ngo bagomba kuvanwa mu nzira kuko ngo ari imbogamizi ikomeye cyane ku banyaburayi n'abanyaburengerazuba bifuza guhora bapfukamiwe n'abanyafurika? Nguhaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ubuyobozi bw'ikigo cyigisha imyuga n'ubumenyingiro aricyo BTN TV School cy'ababikira b'umwana Yezu gerereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha, ubuyobozi buramenyesha urubyiruko rurangije kwiga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aricyo Trocom ko twatangiye kwandika abanyeshuri baziga mu mashami akurikira ariyo fashion design, kumurika imideri muri level 3 ndetse na level 5, tailoring level 1 kwiga kudoda imyenda itandukanye ku barangije kwiga n'abandi bose bifuza kwiga umwuga mu gihe cy'umwaka umwe, kwigisha kandi hair dressing level 1 kwiga gukora iby'ubwiza, gutunganya inzara ndetse n'imisatsi ku barangije kwiga n'abandi bose bifuza kwiga umwuga mu gihe kingana n'umwaka umwe. Icyitonderwa kandi iri shuri rifite amacumbi y'abakobwa ku bifuza kwiga bacumbikirwa cyangwa se baba mu kigo ikitwa boarding school. Matera n'ibikoresho byo ku meza babisanga ku kigo. Abifuza kwiga bataha mu ngo iwabo cyangwa bicumbikira nabo turabakira. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0789 86 32 na 07808071 3392. Rubyiruko muze dutegure ejo hacu heza dukora umurimo unoze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba aguca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Nyuma y'urugamba rutari rworoshye na gato, banarwanya ari bake cyane ariko bashoboye rwo kubohora igihugu rwamaze imyaka 4 guhera mu 1990 kugeza mu 1994 bahanganye na leta ariho y'abicanyi bakomeye batagiraga imbabazi nanye. Urugamba begukanyemo intsinzi muri Nyakanga mu 1994 nyuma yo guhagarika ubwicanyi bwarimo bukorerwa abatutsi mu gihugu. Byose bimaze guhagarara, ingabo za RPA inkotanyi zewe na Perezida Paul Kagame zari zimaze kwigarurira igihugu, naho inkozi z'ibibi zimaze gutsindwa ziri kubyiganira ku mipaka zihunga ubutabera. Aha rero niho hari intangiriro y'u Rwanda tubona uyu munsi, rumeze nka paradizo rwifuzwa na buri wese mu isi, rutemba amata n'ubuki. Ntabwo byari byoroheye ingabo za RPA inkotanyi gutanga umutekano mu gihugu hose kuko bari bakiri bake cyane, ndetse Perezida Paul Kagame wavuga ko ibintu bitari bimworoheye cyane cyane nko kumvikanisha uwiciye yuko atagomba kwihorera ku bamwiciye umuryango ndetse n'inshuti ze, ababwira ko gushyira hamwe ari cyo gisubizo bari basigaranye muri icyo gihe. Birushaho gukomera kubivuga iyo uzi ko ababikoze ari abanyarwanda, nawe watekereza ukumva uri umunyarwanda. Ubundi abantu bangana batya hari ubwo bagira batya bakicwa, ukumva ngo habaye umwuzure ahantu abantu ibihumbi barapfa, ahandi batise habaye umushyitsi abantu bapfuye ibihumbi 100, ariko mu Rwanda baravuga bati hapfuye abantu miliyoni, bati kandi bishwe n'abaturanyi babo, bishwe n'abantu baragirana, bishwe n'abantu barwanya intambara bagatakaza ubuzima, bagakomereka, bagapfusha imiryango, ubwicanyi bukaba bugashyigikirwa, intambara yarangira ntiyabeho kwihorera. Bifite ishingiro, biri muri twe, biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntabwo dukeneye uturandaza, ntabwo dukeneye utumurikira ngo twereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira.
Paul Kagame uyu munsi ni umwe mu baperezida batinyitse mu isi hose, uvuga bikumvikana mu isi, uzwiho kutagira imikino no kutajenjekera abanzi. Ndetse nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yaje kuba yaba minisitiri w'ingabo, aba na perezida wungirije, atangira kuyobora u Rwanda nka perezida byuzuye guhera mu mwaka wo muri 2000 asimbuye Pasiteri Bizimungu wari weguye ku bushake, maze Kagame ayobora by'inzibacyuho kugeza igihe cy'amatora. Yewe Paul Kagame ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Uyu mugabo udasanzwe utari munini mu buryo agaragara inyuma, wakuyeho amacakubiri mu Rwanda, ahubwo abanyarwanda bose akabagira umwe. Yabaye perezida wa gatandatu wayoboye u Rwanda, akaba umwe mu baperezida 10 ba mbere bamaze igihe kinini ku butegetsi mu isi, kuko amaze imyaka irenga 25 ku mwanya wa perezida w'u Rwanda. Birumvikana yafashe ubutegetsi igihugu cyarabaye itongo, ibintu byose byarangiritse, abantu bari mu marira menshi yo kubura ababo, abandi bafite ihungabana kubera ubwicanyi bukomeye bwagiye bubabera mu maso. Hari benshi bakeneye ubuvuzi, igihugu kirimo ubukene n'inzara biteye ubwoba, naho abarokotse jenoside nta naho kuba bafite, kuko ibyabo byose byari byarangijwe, amazu yo yaratwitswe, yaragizwe ivu. Nta kwizerana kwari hagati y'abantu, ndetse mu bice bimwe na bimwe byegereye imipaka abacengezi bari bakinjira mu gihugu bwihishwa maze bagakora ubwicanyi. U Rwanda rwari rufite ishusho mbi hanze y'imipaka, abanyarwanda bafatwa nk'abicanyi, nta bafatanyabikorwa bahari, ndetse nta n'ubufasha bufatika buturuka imahanga. Mbega ikintu cyonyine icyo gihe igihugu cyari gifite n'ubuyobozi bwiza bwariho, bwari bugiye guhindura buri kimwe. U Rwanda nk'igihugu cyari gifite umusaruro mbumbe wa miliyari 1,900,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine, cyatangiye kwiyubaka icyo gihe, ndetse no gusana ibyari byangiritse byari bikenewe cyane mu kuzamura ubukungu bw'igihugu, nko kubaka imihanda myiza izenguruka hose mu gihugu, mu koroshya ubuhahirane n'ingendo mw'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo, koroshya ubucuruzi, gutwara ibicuruzwa byerekeza cyangwa se biva imahanga byinjira mu Rwanda. Ari nabwo hatangiraga ivugurura ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali International Airport, nk'amarembo magari ahuza u Rwanda n'amahanga. Hafungurwa ingendo n'ubwikorezi byo mu kirere byambukiranya imipaka, hanatezwa imbere sosiyete nyarwanda itwara abantu mu ngendo z'ikirere, Rwandan, yemererwa kujya inahagarara hirya no hino ku bibuga byo mu isi. Icyo gihe hatangiye kubakwa imidugudu myiza ibereye ijisho yo gutuzamo abarokotse jenoside batari bafite aho kuba icyo gihe. Hubakwa inyubako zikorerwamo n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu, hubakwa amazu meza y'ubucuruzi, imijyi ikomeye nka Kigali n'indi yungirije itangira kubakwa byuzuye bijyanye n'igihe, hanatezwa imbere isoko muri iyo mijyi. Kugeza ubwo uyu munsi umujyi wa Kigali uza mu mijyi myiza ya mbere, ndetse inafite isuku kurenza indi muri Afurika, kuruta na ya mijyi minini mujya mubona mu bihugu bimaze imyaka magana byiyubaka bitigeze bihura n'ikizazane na gito, ariko ikaba itari ku kigero nk'icya Kigali, kuko mu mujyi wa Kigali tunasangamo zimwe mu nyubako zihagaze akayabo k'amafaranga menshi kurenza izindi ku mugabane wa Afurika, nka Kigali Convention Center ndetse n'izindi nkazo. Ese wari uzwi igihe Paul Kagame yatangiraga kuyobora u Rwanda ubukene bwahise bugabanyuka ku kigero kitari cyarigeze kibaho na mbere? Ubukene bwahise bugabanuka ku kigero cya 50%, kuko hahise hanubakwa amashuri meza mu byiciro byose, abakobwa n'abahungu bose bemererwa kwiga, banahabwa uburenganzira bungana kuva mu bwana, mu mashuri ndetse no mu buyobozi bibukonguko, kuko kuva icyo gihe hanahinduye imyigishirize, abarimu bongererwa amahugurwa, bahabwa uburyo bushya bwo kwigisha, ndetse n'uburezi hongerwamo amashami y'imyuga n'ubumenyingiro butari busanzwemo, ndetse amashuri abanza yose ashyirwa ku buntu. Kagame agitangira kuyobora yashyizeho amavuriro kandi ayegereza abaturage, avura indwara zoroheje ndetse n'iziremereye. Hashyizweho uburyo bwa mituweli mu koroshya ubuvuzi, ndetse n'uburyo bwo kwirinda indwara zari ziganje mu banyarwanda nka sida na malariya. Mbere ya jenoside umuriro w'amashanyarazi wari ahantu hake cyane mu Rwanda, kandi nabwo umuriro wari ku kigero cy'10% kw'abari batuye u Rwanda, kandi nabwo n'abari batuye mu mujyi wa Kigali gusa, cyangwa ahandi hake cyane mu gihugu nko ku Gisenyi. Ariko igihe Kagame yafatiraga ubutegetsi, ahari umuriro w'amashanyarazi havuye ku kigero cy'10% bigera ku kigero cya 75%. Uwo muriro ushyirwa mu mujyi wa Kigali hose, ndetse no mu mijyi igize uturere twose, bigera no mu byaro naho hashyirwa umuriro, aho bigoranye ko umuriro w'amashanyarazi wahagera hashyirwa amapano solaire atanga umuriro uturuka ku mirasire y'izuba, kugera ubwo uyu munsi mu Rwanda bigoranye ko wabona urugo rudacana mu masaha y'ijoro. Umusaza agifata ubutegetsi kandi mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye hatangiye gushyirwa iminara mu koroshya itumanaho,
abaturage batangira kugura za telefone zabo bwite ibitari bisanzwe mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko mbere hariho telefone zo ku mihanda. Ibi byanorohereje itangazamakuru gushyirwaho iminara hirya no hino mu Rwanda, maze hatangira kuza amasheni atandukanye ya za televiziyo ndetse n'amaradiyo bifashwa n'iminara mu kumvikana hose mu gihugu. Hashyizwemo ingufu mu guteza imbere ubukerarugendo, hubakwa amahoteli meza yakira ba mukerarugendo baturuka imihanda yose baza gusura parike z'u Rwanda zirimo nk'iy'Ibirunga, Nyungwe ndetse n'Akagera, maze ijambo Visit Rwanda rishishikariza isi gusura u Rwanda riboneka buri hamwe ndetse ryumvikana mu matwi ya benshi mu isi hose, rinagaragara mu masitade akomeye yo mu Bwongereza ndetse no mu Bufaransa. Birumvikana hanashyizwe ingufu nyinshi mu nzego z'umutekano nka RDF, Rwanda Defense Force, icyo kikaba igisirikare cy'u Rwanda bwite, ndetse n'ishami rya RNP, Rwanda National Police, ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye z'umutekano. Ndetse uyu munsi igihugu cy'u Rwanda kiza mu bya mbere mu isi bifite amahoro n'umutekano, kikaba igihugu kiri ku mwanya wa 11 muri Afurika bifite ubukungu buhagaze neza, kuko gifite umusaruro mbumbe wa tiriyoni 18 na miliyari 785 mu mafaranga ya Beneri, ni ukuvuga amafaranga akoreshwa mu Rwanda. Kikaba igihugu cyiza kibereye ijisho, gifite isuku, ndetse umutekano wacyo ugakazwa birenze ibihagije mu ngeri zose, yaba ku butaka, mu mazi, mu kirere. Igisirikare cy'u Rwanda gifunze bukwasi rwose ku buryo naho wamenera, kuko na bamwe bajyaga bikina ngo bazarasa i Kigali uko byagenda kose, nta gisasu cyaturuka iyo hanze ngo cyiture ku butaka bw'u Rwanda uko kiboneye, kitagizwe umuyonga n'intwaro z'ubwirinzi zimwe zizimya ibisasu cyangwa za misile za kumuriro ziri mu kirere, intwaro zashyizwe hafi y'imipaka y'u Rwanda mu kwirinda yuko hari ikibi cyatera abanyarwanda. Ni kimwe mu bihugu kugeza bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Ibyo byo nawe bihakana, ndetse amahanga yamaze kubyemera ko u Rwanda rushoboye, dore ko runohereza abasirikare barwo hirya no hino mu isi hose kugarura amahoro aho yabuze, mu butumwa bw'amahoro bakanatangirayo serivisi z'ubuvuzi. Si bigarukiraho, kuko na polisi y'u Rwanda itoroshye namba, dore ko yegukana imyanya y'imbere mu marushanwa y'imyitozo bakorera mu mijyi nka Dubai izwi nka SWAT Challenge. Uzababona mu maniforume ya gipolisi meza babereye mu kazi bakora umunsi ku munsi kazira ruswa. Ukongeraho yuko mu Rwanda hari na special force ya mbere y'abasirikare yatojwe bidasanzwe, bari mu batinyitse kurenza abandi ku mugabane wa Afurika, ndetse uyu munsi unavuze ko aribo ba mbere bakanganye kurenza abandi, naho waba ubeshya. Aba ni CTU, Counter Terrorist Unity, ari nayo irinda umukuru w'igihugu Paul Kagame mu bikorwa bya buri munsi akora. N'itsinda rigizwe n'abasore beza ku masura kandi bashinguye, nk'uko abakobwa bo mu Rwanda babivuga mu ma interview bakoreye imbere ya za kamera ku rubuga rwa YouTube. Nta mishinyiko bagira, kandi akenshi nubabona uzababona bafite intwaro ziriho na za silencer, aho ugerageje guhungabanya umutekano wa Perezida Paul Kagame baba baratojwe no kumuhumurirwa akiri kubitekereza. Nicyo kibagira badasanzwe. Ikibazo cy'umutekano kimaze kuba cyakemuka mu gihugu hose, hanatangiye kubakwa inzu zigezweho z'imyidagaduro nka BK Arena, aho abiganjemo urubyiruko bidagadurira, ndetse na stade nziza imeze nk'izo mu Bwongereza. Ikaba stade iri mu nziza ku isi hose, ndetse inakira abantu benshi cyane, ni stade Amahoro. Ukongeraho andi masitade ndetse n'amasare ari hirya no hino mu turere tugize u Rwanda, byose bigamije gutanga ibyishimo ku baturarwanda. Uyu munsi u Rwanda rwohereza ibintu hanze yarwo, kandi biri mu bikunzwe n'abantu benshi ku isi hose, nk'ikawa y'u Rwanda, icyayi ndetse n'ibindi. Rukaba igihugu kandi cyohereza amabuye menshi y'agaciro, bikinjiriza igihugu amafaranga afatika, kuko byinjiriza igihugu miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka mu mabuye y'agaciro nka za coltan, zahabu, wolfram ndetse n'andi nkayo, aho u Rwanda ari urwa gatatu rwohereza amabuye ya coltan menshi imahanga, kuko u Rwanda rwohereza 9% kwa coltan zose zicukurwa mu isi buri mwaka. Aha u Rwanda ruzi inyuma y'igihugu nka Australia ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rukaza ku mwanya wa 7 mu bihugu bisurwa na ba mukerarugendo benshi ku mugabane wa Afurika, kuko rusurwa n'abanyamahanga barenga 1,400,000. Uyu munsi u Rwanda rwakira inama z'abakuru b'ibihugu bahuriye mu muryango runaka, aho nko mu bihe byashize rwakiriye inama ya CHOGM yajemo abakuru n'abahagarariye ibihugu birenga 50. Rwanakiriye inama zikomeye nka World Travel and Tourism Council n'izindi nyinshi zagiye zibera hano mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Mbega igihugu cy'u Rwanda cyabaye nka paradiso, aho abitegereza cyane cyane nk'umujyi wa Kigali mu masaha y'ijoro bawugereranya n'imijyi ikomeye yo mu isi nka Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari umujyi mwiza kuruta indi mijyi yose iri mu isi yose, ndavuga Los Angeles.
ndetse no mu minsi iri imbere u Rwanda rwaba rufite ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri mu bizaba biyoboye ibindi ku mugabane wa Afurika, kuko kizaba gifite ubushobozi bwo kuzajya cyakira za ndege nini kandi kizajya kinyuraho abantu barenga miliyoni 14 ku mwaka, bitandukanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali cyakira abantu miliyoni 1 ku mwaka. Aha ni Bugesera International Airport izuzura itwaye akayabo ka miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utabareye ibikorwa remezo bizaba bizengurutse icyo kibuga nk'amavuriro, amahoteli, imihanda myiza y'icyerekezo ndetse n'ibindi nkabyo. Ariko nanone ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, amahanga yakunze kuvuga ko u Rwanda rufite abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo barwana mu mutwe wa M23. Nyamara u Rwanda rwo rwagerageje kubihakana kenshi, rukavuga ko ikibazo kiri muri Kongo ari ikibazo kiri hagati y'abanyekongo ubwabo bari guhangana ubwabo. Ibi ni ibintu byagaragaye cyane cyane mu mpera z'umwaka wa 2012 ubwo abarwanyi barwana mu mutwe wa M23 bafataga umujyi wa Goma ku nshuro yabo ya mbere, maze imiryango mpuzamahanga igatangira kuvuga ibi ngibi yuko izi ngizi atari imbaraga z'umutwe nka M23 ahubwo ari imbaraga z'u Rwanda. Hananditswe inkuru nyinshi mu bitangazamakuru bikomeye by'isi byibasira leta y'u Rwanda, nyiherutse gusohoka yiswe Rwanda Classified ya Forbidden Stories, yahawe cover cyangwa se ifoto y'inyuma ibanza igaragaza Kagame mu myambaro itandukanye ya gisirikare ndetse n'ubutegetsi, ugutwi kuri kumva, amaso adahombya mu mabara menshi nk'umukara, umweru, umutuku avangavanze. Ni inkuru yamugaragazaga nk'ujojoba amaraso, agakoresha ubutasi budasinzira ndetse na politike ze zigashingira ku gisirikare, akagira imbaraga za diplomasi n'ubudakumirwa mu mirongo ya politike mpuzamahanga. Ni inkuru yanditswe na Forbidden Stories, yakozwe n'abanyamakuru 50 bo mu binyamakuru 17 mu bihugu 11, ibinyamakuru nka Radio France na Le Monde byo mu Bufaransa, The Guardian yo mu Bwongereza, Dos Pago na ZDF, Die Zeit, Paper Trail Media na NAC byo mu Budage, ukongeraho televiziyo yo muri Sweden SVT niyo mu Busuwisi RTS, ibinyamakuru byo muri Israel nka Haaretz na Mpaka, n'ibyo mu Bubiligi nka Le Soir RTBF na televiziyo yo muri Zambia ZAM, ukongeraho NRC yo muri Norvege n'ikigo cy'ubucukumbuzi gikomeye cyo muri Romania OCCRP, ukongeraho n'umuryango w'abanyamakuru ba Forbidden Stories. Nibo bihurije hamwe bakora ino nkuru iharabika u Rwanda mu bihe byashize. Aha ku kantu ko kwitambika ndetse no guharabika u Rwanda, iby'Ababiligi basanga babigize akazi ka buri munsi, dore ko batangiye gusenya u Rwanda ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda kuva mu 1916. Ariko uyu munsi igitangaje, u Rwanda ruhagaze rwemye mu mpande zombi kandi rwiteguye guhangana n'uwari we wese waruvogera. Mu magambo ya Perezida Paul Kagame avuga ko uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bitazamugwa neza. Nushoza intambara ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba banyarwanda, nukubitwa tutangire kuboroga. Ibitekerezo byanyu ku biganiro nk'ibi tuba twakoze umunsi ku munsi ni ingenzi cyane, ariyo mpamvu rero byaba ari iby'agaciro kuba wagenda usize igitekerezo cyawe muri comment. Mu gihe wishimiye ibyo dukora ariko banadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganyo kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian.